mfite business yanshingiye ariko nyine ubona ko afite ibindi bintu ahugiyemo kandi amakuru y'uko afite umwana nayahagazeho yamubyaye n'ubundi dukundana. Ufashe umwana wawe uri kumutera agahinda ngo kubera uwo mugabo mwahuye gutyo si n'umugabo wawe byibura mubana mu nzu ngo umwihanganire. Njyewe ndi wowe nafata inshingano nkareka gutinya inshingano cyangwa se no gushaka kuzihunga, nkamubwira nti rero ndabona waragiye tutakiri kumwe, ikindi kuba warabashije kujya kubyara ku ruhande kandi mari bivuga ko nta gahunda ukimfiteho, ahubwo ari kwa kundi abagabo ngo ntago bajya bakubwira ngo byarangiye ngo turekane hoya. Ibyo bintu ntabyo bagira, ahubwo bigirwa n'abagore. Mwiriwe neza muraho, amahoro y'Imana abane namwe, Imana ikomeze ibandindire, Nyagasani uhoraho akomeze yivange mu bintu byanyu, byivangavangemo ahaze kwifuza kwanyu. Ndabasabira ibyiza kuko namwe mubinyifuriza. Mbona message nyinshi kuri nimero yanjye ndetse nkanabona na comment. Ni ukuri nubwo wenda hari izo ntasoma zose kuko aba ari nyinshi, kandi murabizi ndacyari umubyeyi mubisi, mba mfite ibintu byinshi byo kugira byo gukora kubera n'abana. Kumva munyihanganire, yego mba mfite ibintu byinshi byo gukora, byinshi pe. Hari nk'igihe nangira akantu kamwe nkahita nkavaho kataranarangira nkahita njya kureba umwana. Hari igihe umwana ankundira tukaryama mu kanya akaba bivuyemo, nanjye bikabigenze gutya mu masaha yo ku manywa akaba aribwo ndyama. Naba mfite gukora ubwo sindyame, umva nyine mba meze gutya. Ubu ndacyari mu buzima bw'akavuyo, ntago burajya ku murongo neza, ariko ni akavuyo keza, ni akavuyo k'umugisha nshimira Imana, ntago mbyinubira, biba bimeze neza cyane. Noneho ko n'abana bari muri vacances ubu ngubu nsigaye ndarana abana 4 ni akazi katoroshye. Umukuru kumucunga ko atari buryame akaryamira abana batoya, kuko nawe mba ngomba kumushyira hafi yanjye cyane. Wenda iyo mbona bikabije byananiye nibwo mwimura nkamusubiza mu cyumba cye, ariko nawe ndamuzana bakararana bose, ngiye nkaba niyicariye gutyo. Nzabibereka, ndi kubitegura, ntago nirengagije comment cyangwa se ama message. Buri kimwe cyose mumbwira ndakizirikana, nubwo uba mubona wenda haje video ugasanga ntago ari abana cyangwa ari ikintu runaka wansabye, ariko ndabizirikana kandi mba ndi kubitegura. Ndifuza kuzajya mbaha ibintu nanjye nafatiye umwanya bimvune, kuko iyo ukunda umuntu cyangwa abantu urabavunikira. Niyo mpamvu rero mutarabona abana kugeza ubu ngubu, ariko ibyiza biri imbere, muzababona vuba. Ikindi kintu abantu bansabye, hari abantu bambwiye ngo hari abo tujya duhura mu muhanda bakambwira ngo biriya bintu bya regime ngo wabivuze wihuta, ngo uzabisubiremo, nibinkundira nzabisubiramo. Hari abanyandikiraga bambwira ngo ese koko ngo birakora, ngo cyangwa ngo ni ibintu biraho. Birakora ni ukuri, kandi bikora bitewe nawe. Nimba wagize discipline, kuko regime ni discipline, birakora. Ariko iyo bifashe ejo ukabireka cyangwa ukavanga ukaryamo ibintu bitari birimo, urumva ntago bikora, byaterwa nawe. Birakora. Ngiye ninangira kuyifata nzababwira umunsi mbega nzayitangiriraho, nzababwira uko mbereke n'ibiro nzaba mfite, uko bizagiye bigenda bihinduka, muzandeberaho. Gusa hari n'abantu banzi ntarangana gutya, cyangwa na mbere yaho ukuntu nanganaga nkaza gufata regime, birakora. Ikindi hari abantu bambwiye ngo nzabereke ukuntu ngo nabiteguraga, nabyo ndi kubipanga, ndushaka ukuntu nzabibatekera guhera kwa mbere kwa kabiri, byose ngomba kubikora, ndabasezeranyije. Rero nongeye kugaruka
ngo tugire inama umukunzi wacu. Ni ukuri ndabashimira kuko nimba umuntu akubonamo icyizere kingana nk'icyo mumbonamo, ni ukuri nikomaga mu gatuza nkavuga ngo Mana warakoze cyane. Kuko umuntu nimba ngiye wanduta akampamagara akangisha inama akanambwira ati wenda ibyo tuganiriye ntabwo bihagije gusa uzanabishyire no kuri channel yawe, ni ukuri umuntu aba akwizera, aba akubonamo iyindi shusho. Ndashimira Imana rero ko yatumye hari abantu bambonamo umuntu ukomeye, kandi ni ukuri namwe murakomeye. Imana ijye bamera ibyiza. Ni ukuri ngewe mu ibyishimo byinshi kandi nta byishimo nahoranye, ariko mu ibyishimo byinshi mutuma nkora cyane, mutuma ntekereza cyane, mbega hari byinshi mutuma nkora. Imana ijye bamembera. Twagiye rero ibi byo nabifashe mu mutwe pe, narabizingatiye bishoboka byose, kuko ntabwo ari inkuru ndende, niyo mpamvu itabaye nk'izatambutsa. Yaramamagaye arambwira ati mfite ikibazo, mfite umuntu dukundana. Uwo muntu ni umuzungu, ngo bakundanye imyaka 3 irashize. Uwo mukobwa akaba afite umwana, ubwo ni umudamu afite umwana. Ati uwo mugabo ku kijyanye n'amafaranga nta kintu atankorera, ibintu byose pe. N'ubu niyo namuhamagara nkamwe ati wampaye 400 ko mfite ikibazo, arabikora. Ati iyo mwiyambaje arabikora, mbona ko ankunda ntacyo adakora. Arambwira ati ndamwiyambaza pe, aho mukeneye hose ndamubona. Ati nubwo namubwira mfite ikibazo cy'400 bitunguranye arabikora. Yanjyaniye umwana mu ishuri ryiza, yampinduriye ubuzima, afite gahunda yo kunyubakira. Ntago babana nyine, barakundana nk'uko wakundana n'umuntu akagufasha. Ati ntabwo baba i Kigali, byabaye ngombwa ko bamwimura agenda kuba i Kigali. Ati ariko igihe yagereye i Kigali yarahindutse. None maze kumenya amakuru y'uko yanabyaranye n'undi mukobwa. Kandi ngewe namuhamagara nkamubaza ariko uracyankunda, uracyari wa wundi? Ati ndacyagukunda. None se tuzabonana ryari? Nzaza kukureba. Ngo akajya no kumureba. Ariko ibyo byose byabakoze kumureba no kumuvugisha, umugore niwe ubishyiramo imbaraga. None yarambwiye ati mfite business yanshingiye, ariko nyine ubona ko afite ibindi bintu ahugiyemo. Kandi amakuru y'uko afite umwana nayahagazeho, yamubyaye n'ubundi dukundana, nyahagazeho 100%. Ati ikindi yakiriye umwana mu ishuri ryiza rihenze. None nkora iki? Uyu muntu uko kumureka yishyurira umwana wanjye ishuri ryiza bingoye, kandi iryo shuri nkaba nabasha gukomeza kuryishyura. Business yanjye ntabwo imeze neza ku buryo yakishyura iryo shuri, kandi nanone nkabona ndi kuvunika kuko ngenda mukunda. Kumurekura ni ikibazo ku ruhande rumwe, kubera ko mufashe ibyo byose. Urundi ruhande aramukunda, ariko umugabo nawe ameze nk'aho afite ibindi arimo. Rero mubariwe umuntu mumugira inama. Gusa ngewe reka nkubwize ukuri, yamamagaye ndi mu muhanda kumwe, wenda utaziranye n'umuntu ngo uhita umubwira ati ndaza kuza kuguhamagara gutya na gutya, akenshi ntabwo bigaragara neza, aribwo agira ngo ni ukwirata. Buri umuntu nimuhura bwa mbere uzageragezwe witware neza ku buryo atazagutwara mu shusho mbi, kandi aribwo bwa mbere. Nagerageje kumwumva, tuvuganaho umwanya mutoya, ndambwira nzabivuga kuri channel nk'ibisanzwe, abakunzi banjye bazakugira inama, uzagerageze ukomeze ukurikire kugira ngo uzabirebe. Ariko ngereka nkubwire, mbaye ngukunda ku ruhande rwanjye, mbaye ngukunda, warangiza ukankorera ibintu nk'ibyo ngibyo by'ubuhuni bidafite epfo na ruguru, ngo ni ukubera ubwo bushobozi bwawe, ngo wishyurire umwana ishuri, ngo ibiki n'ibiki. Sha nakureka njye ubivuga, mfite umwana, mfite abana, mfite urugo, sibyo? Nzi ibyo bintu byose ko bikenera, uwo mwana bakeneye, abo bana baba bakeneye amafaranga, urugo ruba rukeneye amafaranga,
ubuzima bwa buri munsi muri makeya buba bukeneye amafaranga pe, ndakumva, ariko nanone ukeneye amafaranga, ukeneye n'ubuzima. Nukomeza gutekereza umuntu wowe utari kugutekereza, ukagera aho urwara imitsi y'ubwonko ikananirwa, ugasanga nta kintu kibasha gukora, ntutekereze umwana wawe n'umwitaho, kuko iyo utameze neza ntabwo watanga ibintu bitakurimo nawe. Nimba ubabaye muri we hasohoka agahinda, ufashe umwana wawe uri kumutera agahinda ngo kubera uwo mugabo mwahuye gutyo si n'umugabo wawe byibura mubana mu nzu ngo umwihanganire. Njyewe ndi wowe nafata inshingano nkareka gutinya inshingano cyangwa se no gushaka kuzihunga, nkamubwira nti rero ndabona waragiye tutakiri kumwe, ikindi kuba warabashije kujya kubyara ku ruhande kandi mari, bivuga ko nta gahunda ukimfiteho, ahubwo ari kwa kundi abagabo ngo ntabwo bajya bakubwira ngo byarangiye ngo turekane. Hoya, ibyo bintu ntabyo bagira, ahubwo bigirwa n'abagore. Nitwe tugira umwanya wo kubloka umuntu, mu kanya ukamublokora, ukamuhamagara umubwire njye ntuzongeye kumvugisha, mu kanya ukongera. Nta mugabo rero wabona uwo mwanya wo kubloka ngo akublokore, ngo aje guhamagare ngo akubwiye ngo byarangiye ngo urabona ngo gutya na gutya. Hoya, ahubwo tangira kugira ibintu bike bike agenda ahagarika kugira ngo nawe wibwire ko atagihari, ngo umuretse byo kumukunda ngo ariko ngo ukamugumana. Urumva nk'abantu nyine ni ukuhita uvuga uti okay, noneho ngiye kureba ibyo ankorera, sinkomeze kumukunda n'ibiki, ariko reka nkubwize ukuri, iyo ukunda umuntu ni ukuri kw'Imana byanyabyo, aregeye kumufata nk'umuntu usanzwe cyangwa nk'umuntu w'ikisi udafite ikintu amaze mu buzima bwawe bikunanira. Ni ukuri ni byiza kugira umuntu nyine ufite icyo kintu akumariye, ariko nanone ni byiza cyane kugira icyo wimarira kuruta uko bajya kubigukorera. Ni ukuri ni byiza pe, ni byiza. Ntitukumve ko ngo ikiza ngo uriya muntu amereze ngo amereze, ni ukuri kw'Imana akankubwira ese apfuye yaba yapfuye, nawe uba wapfuye. Ariko uzi ukuntu birushya kujya gutangira kuri rimwe bigucanze ngo arapfuye ngo noneho ngo ndajya he. Ahubwo naba ahari nawe ushyiremo imbaraga, noneho bijye bihurirana, bijyemo hagati, urebe ngo ibintu biragenda neza. Ariko apana njye mana yanjye nanga umugabo umenyera igitsina gore, nanga umugabo umenyera igitsina gore. Ibyo bintu bisubiyemo, umwana se harubwo ari uwe, ahubwo ko uwo mugabo ari intwari kuba afashe umwana utari n'uwe akanamushyira mu ishuri ryiza. Buriya umuntu uzakwishyurira ishuri aba yifuza ko uzatera imbere, nyine aba aguhaye ikintu kinini cyane, kuko ishuri hari abantu rifasha cyane, hari n'ababize biranga. Oya sha, hari igihe biba ngombwa. Noneho se ariko mana njye nkubwira ahubwo ukuntu mba mbyumva, nshobora kumureba nyine akibasha kumfasha ibyo bikeya, umwana nkamwimurira ishuri nkamujyana ku bushobozi bwanjye, kuko hari n'igihe ushobora kwanga kumujyana aho ubushobozi bwawe bugera, akazagutungura mu kukureka umwana ntubone n'ukuntu umujyana ku kindi kigo, kandi byose ni amafaranga. Icyiza rero njyewe ku ruhande rwanjye, namwe mumubwire uko mubyumva, njyewe ku ruhande rwanjye namureka, kuko niba nkunda umuntu ndamukunda. Niba afite ibintu byo gutandaraza hirya no hino ameze gutya, ni ukuri ndamwihorera, mureke ubabare, ukwezi umwikuremo, ukwa kabiri ni kugera ukimwibuka uzaba ukomeye, burya azagome nyinshi. Ni ukuri kw'Imana abagore turi abantu bafite imbaraga, turi abantu bafite imbaraga nyinshi pe, duhangana na byinshi. Rero ntihakagire umuntu ukumenyera ngo nuko akora ibi ngibi, ibyo akora nawe wabikora. Nose hari amaguru ane afite wowe udafite, hari imitwe itatu afite wowe udafite. Gerageza ushyiremo imbaraga mu bintu byawe, ubyikorere, uganire n'Imana, uyisabe nawe utange mu nzira zayo kugira nayo
ube inshuti n'Imana mujye mucata, kandi ibintu byo gucata n'inshuti zawe cyangwa n'uwo muntu wuzuye agasuzuguro, sibyo? Ntabwo ari byo, ntabwo ari byo pe. Njyewe inama yanjye ni iyo ngiyo, kandi ndagushimira nimba hari aho navuze ukumva birakubabaje cyangwa uravuze ngo nuko atari wowe, oya, ngiye nkugiriye inama pe, nta miyaga irimo, n'abandi bakugira inama. Hanyuma nk'umuntu mukuru ni ukubitekerezaho ugafata umwanzuro. Mwakoze kunkurikira. Premium.